icyo ni ikintu cya mbere nabonye ku bapfumu ubwabo. Satani ntabwo bamuzi, ariko n'abahanuzi ubwabo, n'abahanuzi bahanura mu izina ry'Imana nabo ntibazi Imana. Bishatse kuvuga ngo hari abantu babiri bakora ariko batazi shebuja. Ikuzimu ntabwo ari mu bwami bwa Satani nk'uko babivuga, ndetse Satani nta nubwo abikuzimu. Satani yaba bikuzimu abapfuye baba bakora ibyaha, ariko kuba bamwisi niyo mpamvu abazima ari bo bakora ibyaha. Ese urakeka ko dayimoni uvuga ngo ninjye Kristo akaza yita ngo ninjye Kristo, nkuko tubisoma ngo azaza abahanuzi biyita ngo ninjye Kristo? Uzaza mu izina rya Kristo uzabasha ute kumwirukana mu izina rya Kristo kandi n'ubundi yaje aryiyitirira? Bishatse kuvuga ngo ubwo aryiyitirira iryo zina ntabwo aritinya. TV 24 ndabasuje cyane mwe mwese aho muherereye hose mu bice bitandukanye by'igihugu, abari mu majyaruguru, abari mu majyepfo, mu burengerazuba, mu burasirazuba, mu mujyi wa Kigali, mwese mbateye iteka, ndetse ntibagiwe n'abadukurikira cyane bari muri diaspora zitandukanye, abari mu Burundi turabizi ko badukunda cyane, abari muri Uganda, Tanzania, mu bihugu biri muri East Africa, mwese abumva ikinyarwanda turabasuhuje, ndetse n'abadukurikira bari hakurya y'ibiyaga bigari, amazi magari, cyangwa se hakurya y'inyanja, no kuvuga za Canada, muri Belgique, ni mu Bubiligi. Turabizi neza ko ari abantu bacu kandi badushyigikira, badukunda cyane. Mwese turabasuje kandi tubifurije amahoro y'Imana, ndetse tubibutsa ku batarakora subscribe kuri The Zoom TV mu bikorera nonaha kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza, ndetse n'umuryango wa The Zoom TV ukomeze waguke. Nkuko mubibona imbere ya kamera yacu turi kumwe no mu tumirwa muvandimwe aratwibwira birambuye, agiye kutugezaho ikiganiro cy'ivugabutumwa, ariko turagenda tugaruka ku ngingo zitandukanye, avuga ku bijyanye n'ubupfumu, ibijyanye n'ibintu byinshi cyane bibi bikorerwa mu matorero, agenda avuga aho bituruka, ndetse ubupfumu avuge imyuka mibi y'abapfumu aho ituruka, aragenda akomoza kuri byinshi bisa naho biri gutukisha cyangwa se biri kuza bivangira umurimo w'Imana. Abakunzi ba The Zoom TV mukomeze mukurikira iki kiganiro, ndabizi neza ko biri buze kugenda neza kandi buri wese arakuramo iye nyigisho. Hanyuma muvandi turakwakira rero kuri kamera zacu. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nitwa Dusabeyezu Jeremmy, nkaba ndi umuvugabutumwa, ndi umugabo, mfite umugore umwe n'abana babiri. Rero maze gukurikira ibiganiro bya The Zoom TV, nagize nanjye igitekerezo cyo kugira ikintu natangaza nk'umuntu w'umukozi w'Imana. Nagiye mbona ibintu bivugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, nkareba mbese aho bamwe basura abapfumu bakaganira nabo, abandi bagasura abahanuzi bakaganira nabo, ndetse nakurikiye n'ibiganiro byinshi by'abakozi b'Imana batandukanye, ariko nkareba ubusobanuro batanga nkasanga mu by'ukuri ntabwo ari ubusobanuro bwuzuye bwatuma umuntu abasha gusobanukirwa ibyo bintu, cyangwa se bwatuma umuntu abasha kumenya ibintu bibera muri ibi bintu byerekeranye n'imbaraga z'umwuka. Akaba ariyo mpamvu rero njye nagize igitekerezo cyo kugira ikintu mbivugaho, kandi ndakeka ndibuze Imana iranshoboza kubivuga mu buryo bwumvikana. Wenda mu gutangira namaze kubibwira, mu gutangira ndagira ngo ntangire mvuga uko imbaraga z'umwuka zatangiranye gukorana n'abantu, cyangwa se uko ibintu byagize gute byatangiye, byaba imbaraga za gipfumu, byaba imbaraga za gihanuzi n'izindi, mbese n'ubundi buryo bw'umwuka bigenda bigaragara mu madini hirya no hino, ndetse n'ahatari mu madini, ahubwo no mu bantu batandukanye, abapfumu, abahanuzi n'ibindi. Mu gutangira rero numva mbere yuko umuntu avuga kuri ibi bintu byerekeranye n'imbaraga zikorera mu bantu, nta muntu ushobora kubisobanura burya atabanje kuvuga amateka y'abantu, cyangwa se atabanje kuvuga uko umuntu yagize gute, uko Imana yaremye umuntu. Mu gitabo cy'Itangiriro nk'uko dusoma muri Bibiliya, dusanga Imana yararemye umuntu mu ishusho yayo. Imana yari imaze kurema umuntu mu ishusho yayo, ikimara kumurema nta kindi kintu yagize gute, nta kindi ikintu cya mbere Imana yakoreye umuntu ni ukumuha umugisha imaze kumurema. Ko dusoma ngo Uwiteka aremye umuntu mu ishusho ye, ngo arangije abaha umugisha, arababwira ngo mubyare, mwororoke, mwuzure isi. Noneho aho hantu mu kubyara no kororoka no kuzura isi, Imana ivuga yuko yahatangiye umugisha. Bishatse kuvuga ngo abantu bari mu isi bose nabaha umugisha n'Imana. Ubwo nta kivume muri make
kiri mu isi. Ubwo bimeze gutyo rero wabaza ngo impamvu Imana babwiye ngo mworoke mubwire mwuzure isi yari iyihe mpamvu? Umukozi w'Imana ari nawe ntumwa y'Imana Pawulo ubwo yari ari kwigisha yavuze ku byerekeranye cyane, yarageze ahantu bitwa ngo muri Atenayi, avuga ku byerekeranye cyane nuko Imana yaremye abantu ikabakwiza mu isi, avuga n'umugambi watumye Imana ibakwiza mu isi. Umugambi rero Pawulo yavuze ni mu byakozwe n'intumwa igice cya 17 uhereye ku murongo wa 24 kugeza kuri 27. Naho Pawulo yavuze ngo Imana yaremye abantu benshi cyangwa se yaremye amahanga y'abantu iyakwiza mu isi yose. None arangije avuga n'impamvu Imana yakwije iki abantu mu isi yose. Impamvu ngo kwari kugira ngo bashake Imana ngo ahari babashe kuyibona bakabakabye. Nicyo ngicyo Pawulo yavuze. Noneho iyo ukurikiranye iryo jambo kuvuga ngo Imana yabashyize mu isi ngo bashake Imana, tuzi neza kubemera Imana ko ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ni umwuka. Niba rero Imana yarabashyize mu isi ngo bashake Imana, yari ibahaye gukora ubushakashatsi kuki ku mwuka. Nicyo cyatumye bakwiza mu isi kugira ngo bashake iki? Bashake Imana cyangwa se bashake umwuka, kuko Imana ari iki? Ari umwuka. Ibatatanyiriza mu bihugu bitandukanye, bamwe i Bugande, abandi mu Rwanda, abandi muri Amerika n'ahandi. Noneho uko abantu bagiye batatana batura mu bihugu bitandukanye, ni naho bagiye bagira gute bashakaga Imana nyine kuko inshingano zabo nkuko Pawulo yabivuze ko ari kugira ngo bashake Imana ahari babashe kuyibona bagize gute? Bakabakabye. Ubwo rero abageze mu Rwanda nabo batangira gushaka Imana, abageze i Bugande bashaka Imana, gutyo mu buryo butandukanye. Aribwo bamwe mu gushakashaka Imana cyangwa se gushaka umwuka, gukora ubushakashatsi ku mbaraga z'umwuka zabanaga nabo, nibwo bagiye bavumbura ibintu byinshi bigize gute? Bitandukanye. Aho niho bamwe bavumbuye guterekera, abandi bavumbura kuragura, abandi bavumbura gucuragura, abandi bavumbura gushika mu buryo bwinshi butandukanye. Mu by'ukuri nubwo wenda mu madini amwe atandukanye bavuga yuko imbaraga zikorera mu bantu ngo ari imbaraga za gipfumu n'ibiki byose ngo ni imbaraga z'imyuka mibi, ariko ubundi ni imbaraga zigira gute? Zikomoka ku Mana. Mbo wenda ntarajya kure cyane, hari ikindi kintu ushaka kuvuga kugira ngo abantu bagisobanukirwe, kuko namaze kubona yuko benshi mu basobanura ibyerekeranye n'inyigisho z'idini nta bushobozi bafite bwo kubyumvisha abantu, cyane yuko nabo baba bagize gute? Batabyumva. Urebye mu mateka uko Bibiliya bivuga, usanga mu itangiriro ibintu byose bijya gutangira bavuga ngo mbere na mbere Imana yaremye isi n'ijuru. Ngo isi yari itagira ishusho, yariho ubusa, ngo umwijima wari hejuru y'umuhengeri, ngo kandi imbaraga z'Imana zagendagendaga hejuru y'amazi. Ibyo ngibyo rero kuvuga ko imbaraga z'Imana zagendaga hejuru y'amazi bifite ikindi gisobanuro gikomeye. Icyo gisobanuro nta kindi, niba imbaraga z'Imana zari ziri hejuru y'amazi, hanyuma n'umwijima ukaba imuhengeri n'ubundi niwo yitwa hejuru y'amazi, bishatse kuvuga ngo umwuka w'Uwiteka cyangwa umwuka w'Imana wari hejuru y'amazi, ariko n'umwijima wari hejuru y'amazi. Igisobanuro rero kirimo aha ngaha mu by'ukuri nuko nyine Imana ariyo yabanje kugira gute? Yabanje kuba mu mwijima, kuko mwitangiriro nkuko tubisoma itangiriro igice cya mbere uhereye ku murongo wa mbere n'uwa kabiri, usanga nyine havuga yuko imbaraga z'Imana cyangwa se umwuka w'Imana wagendagendaga hejuru y'amazi, ngo kandi ngo umwijima wari hejuru y'umuhengeri. Kubw'ibyo rero uhita umenya yuko Imana yari iri hehe? Imana ubwayo yari iri mu mwijima. Noneho rero ba bantu yari yakwije mu isi yose kugira ngo bashake Imana, nicyo ngira ngo tuvugeho. Ni ukuvuga ngo ubwo umwuka w'Imana wari hejuru y'amazi kandi uri kumwe n'umwijima imuhengeri, bisobanuye ko wari gushaka Imana wese nta handi yari kuyibona uretse mu mwijima. Ni nayo mpamvu rero banakoze iki? Ubushakashatsi, bakavumbura imirimo y'umwijima, bakavumbura guterekera, bakavumbura kuragura, bakavumbura gucuragura, kuko bashakaga Imana n'Imana bashakaga nayo ikaba yari iri hehe? Yari iri mu mwijima. Ibyo ngibyo rero ubisobanuye uko nguko, usanga mu by'ukuri abo ngabo bitwa abapfumu cyangwa n'abandi bafite izo mbaraga abantu batajya babasha gusobanura, nubwo twebwe ubwacu tubita ngo ni abakozi ba Satani, ariko
twamaze kubona neza yuko Imana ari yababwiye ngo nibashaka Imana ahari babashe kuyibona bakabakabye. Bishatse kuvuga ngo icyo bashatse ntabwo ari Satani ahubwo bashatse Imana. Noneho rero bafite Imana ariko yo mu mwijima, niko bishatse kuvuga. Nagiye numva ibiganiro byinshi by'abahanuzi n'ibiganiro by'abapfumu, hari ikintu numvise bombi bose bahuriyeho. Ari abapfumu, hari umupfumu mperuka kumva bari kumubaza ngo imbaraga ukoresha nizihe. Yarazibajijwe n'umuntu wavugaga ko ari umukozi w'Imana, aramubaza ngo imbaraga ukoresha nizihe, ukorera Satani ukorera Imana? Uwo mupfumu agiye kumusubiza aramubwira ngo nge nkorera Imana. Bavuga ati se waba ukorera Imana gute kandi mu by'ukuri tubona ibintu ukora ari ibya gipfumu, ugendera ku gataro n'ibindi n'ibindi? We arababwira ngo uwo Satani muvuga nge ntabwo muzi, sindabona Satani. Icyo nzi cyo nuko mfite imbaraga kandi izo mbaraga zikomoka ku Mana. Icyo ni ikintu cya mbere nabonye ku bapfumu ubwabo. Satani ntabwo bamuzi, ariko n'abahanuzi ubwabo, n'abahanuzi bahanura mu izina ry'Imana nabo ntibazi Imana. Bishatse kuvuga ngo hari abantu babiri bakora ariko batazi shebuja. Hari abapfumu bakora ntibazi uwo bakorera, hari n'abahanuzi nabo bavuga ngo dukorera Imana ariko ntabwo tuyibona. Ibyo ngibyo rero bigahita byerekana yuko byanze bikunze hari ibanga ryihisha aho ngaho abantu batabasha gusobanukirwa, ariko mu by'ukuri rifite ikindi gisobanuro. Namaze kuvuga ukuntu Imana yaremye abantu ikabakwiza mu isi yose kugira ngo bashake Imana, bayikoreho ubushakashatsi, bakora ubushakashatsi ku mbaraga z'umwuka. Muri uko gukora ubushakashatsi ku mbaraga z'umwuka nibwo bamwe bagiye bavumbura imbaraga z'Imana zabanaga nabo, ariko kuko batari bazi Imana iyo ariyo, bigatuma za mbaraga z'Imana bavumbuye bazitirira ibigirwamana. Urugero, umuntu akaba yapfukama agasenga asaba imvura, cyangwa se akifuza imvura akabona imvura iraguye, cyangwa se akifuza kweza akabona arejeje. Noneho yabona bimubayeho gutyo kuko atazi Imana iyo ariyo, akavuga agafata nk'ikibuye cyangwa ikibumba cyangwa igiti akagitereka hariya akacyita ngo iyi ni Imana y'imvura, nicyo azajya yiyambaza ngo kigushe imvura. Ikindi akacyita ngo iyi ni Imana itera ubutaka kwera. Ariko mu by'ukuri uwo muntu imbaraga yabaga yabonye zabaga ari imbaraga z'Imana ihoraho, Imana nzima, ariko kubera kutamenya iyo Mana ibikora byose bikagenda neza. Ikindi wenda navugaho, abantu bajya babyitiranya cyane, amadini niyo akunda kubivuga bakagira ngo kuba tuvuga ubutumwa muri iki gihugu cy'u Rwanda cyangwa ku isi, ubutumwa bugeze mu Rwanda vuba. Ntabwo bugeze mu Rwanda vuba, ndetse n'igihe abazungu babuzanaga bavuga ngo abakoroni nibo bazanye ivugabutumwa n'ubumisiyoneri, ntabwo aribwo Kristo yari ageze mu Rwanda. Kristo yari asanzwe aba mu Rwanda, yitwa umwami w'ijuru n'isi kandi yitwa umwami w'abami. Bishatse kuvuga ngo yabaga mu bihugu byose, ndetse no mu gihugu bataramwamamazamo akibamo. Ariko akibamo mu buhe buryo rero? Nubwo mu by'ukuri ivugabutumwa ryaje risanga mu Rwanda baterekera bakabandwa, harimo za Nyabingi na za Ryangombe n'ibindi bitandukanye, ariko mu by'ukuri Imana yari iri hehe? Imana yari iri mu Rwanda uhereye kuva kera kose. Ariko nubwo Imana ari mu Rwanda, abanyarwanda bo ntibari bazi Imana y'ukuri, ariko yo yabanaga nayo, yabanaga nabo rero mu buhe buryo? Yabagiriraga neza, bagahinga bakeza, bakagubwa neza mu buryo butandukanye, ndetse no mu gusenga bakiyambaza Ryangombe, bakiyambaza Nyabingi, ariko Imana ikabasubiriza mu byo bizeye, kuko bizeye Ryangombe, bizeye Nyabingi, bagasubizwa mu byo bari gusaba. Badasubijwe na Nyabingi, badasubijwe na Ryangombe, ibyo basabye bikabageraho binyuze mu izina rya Nyabingi na Ryangombe, ariko bivuye ku mwami w'abamu basumba bose, ari we witwa Kristo. Ibyo rero icyo nshatse kuvuga ni ikihe? Nuko abantu bakoroherana muri ibi bintu turimo. Ibyo guhatana ntacyo bimaze. Imbaraga bariya twita abapfumu bakoresha ni imbaraga z'Imana, ntabwo ari za Satani. N'imbaraga abahanuzi bakoresha nazo ni iz'Imana, ntabwo ari za Satani. Ariko ndabigereranya muri ubu buryo kugira ngo abantu babyumve neza. Mu Rwanda higeze habaho gahunda bise bye nyakatsi. Iyo gahunda ntawe utayizi. Cyari igihe cyo kwirukana nyakatsi mu gihugu kugira ngo abantu mbese bave mu bya kera binjire mu bishya.
no mu by'Imana birimo. Natangiye ndi kubabwira yuko Imana yabaga mu mwijima. Umunsi umwe Salomo arangije kubaka urusengero rw'Uwiteka, Imana yarategetse ise Dawidi kurwubaka. Yarasenze arangije mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 8 ku murongo wa 12, niyo Salomo yavuze ngo Uwiteka yavuze yuko azaba mu mwijima w'icuraburindi. Noneho wakibaza, Uwiteka yavuze ko azaba mu mwijima w'icuraburindi, umwijima w'icuraburindi usobanura ute mu buryo bw'umwuka cyangwa ku banyamwuka? Ubundi mu buryo bw'umwuka umwijima usobanura ibyaha. Iyo tuvuze ibyaha tuba tuvuze ngo imirimo y'umwijima, twavuga umwijima tukaba tuvuze ibyaha, niko abanyamwuka tubisobanura. No kuvuga ngo umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi, ngo kandi umwijima wari hejuru y'ihehe, hejuru y'umuhengeri. Bishatse kuvuga ngo hari umwuka w'Imana wari mu mwijima, bisobanuye ngo hari umwuka uturuka ku Mana, ariko mbese imbaraga za bumana zakoreraga mu mwijima, bisobanuye ngo zakoreraga mu byaha. Ariko igihe kiragera, nuko Salomo yabivuze ngo Uwiteka yavuze ko azaba mu mwijima w'icuraburindi, noneho ubwami burahinduka. Ariho Imana yavuze ngo nzarema ijuru rishya ndeme n'isi nshya. Ariho mboneraho kubwira abantu babyitiranya, bavuga ngo Kristo ngo asenye ubwami bwa Satani ngo akubaka ubwami bw'Imana. Oya, Satani nta bwamagira, nta bwamagira. Ubwami bukurwaho ni ubwami bwa Kristo bwa mbere bushaje mu isi no mu ijuru. Acyo tuvuga ngo ijuru rya kera n'isi ya kera, akarema ubwami bwe bushya. Ni umwami umwe wahinduye gahunda. Ni ukuvuga ngo ni Kristo wahinduye gahunda, avuga ngo nzakuraho ijuru rya mbere nkureho n'isi ya mbere kuko bishaje. Niwe wabiremye, ni nawe wabitegekaga. Noneho aravuga ngo nzarema ijuru rishya ndeme n'isi nshya. Bishatse kuvuga iki rero? Nzarema ubwami bushya mu ijuru ndeme n'ubwami bushya mu isi. Ni umwami rero uhindura ubwami bwe, ntabwo ari ubwami bw'umwijima bugira gute buhinduka. Narindi gutanga urugero kuri ya gahunda yitwa bye bye nyakatsi yigeze iba mu Rwanda, ubwo abantu basabwaga kuva muri nyakatsi bakinjira mu byiza cyangwa se mu mabati, reka bivuge gutyo, nyakatsi zigasenywa kandi koko zaranasenywe birashoboka. Uko rero ni nako byagenze mu by'Imana. Habayeho igihe cyo kuba mu mwijima tubanamo n'Imana, kuko twabonye ko n'umwuka w'Imana agendagendaga hejuru y'amazi kandi ari kumwe n'umwijima imuhengeri. Bisobanuye ngo imbaraga z'Imana zari kumwe n'umwijima imuhengeri. Noneho rero igihe kiragera cyo kwinjira mu mucyo, ari cyo gihe cyatangijwe n'uwo twita umwami w'abami, Kristo usumba bose. Ahamagarira bari mu mwijima kwinjira mu mucyo, kuko n'Imana ubwayo yari yamaze kugira gute kure mu mucyo no kuba mu mucyo. Nkuko Salomo yavuze ngo Uwiteka yavuze ko azaba mu mwijima w'icuraburindi, ni nako Paulo nyuma isezerano rishya rimaze gutangira, isezerano ry'umucyo rimaze gutangira, yaravuze ngo ni Imana ifite kudapfa, iba mu mucyo utegerwa. Bishatse kuvuga ngo Imana amaze kugira gute kujya mu mucyo, mu gukiranuka. N'abari mu mwijima rero bakabasaba kugira gute kuva muri nyakatsi y'ibyo mwijima. Ni bande bari muri nyakatsi rero? Ni Abapfumu, ni abaterekera, ni abaragura, ndetse n'abahanuzi benshi baracyari muki muri nyakatsi, kuko bataramenya umugambi w'Imana uwo ari wo ku bantu. Umugambi w'Imana no guhindura isi n'ijuru, itabitewe nuko Satani yayirwanije ngo ayitsinde, kuko bibaye gutyo ubwo Satani yaba yaratsinze Imana. Kuko umuntu agusanze mu nzu yawe akayitezamo akavuyo bikagutera kuyisenya, ubwo waba watsinzwe muri make. Ariko Imana izarema, izasenya isi ya mbere bidatewe na Satani, isenye n'ijuru rya mbere bidatewe na Satani, ahubwo bitewe n'ubushake bwayo bwo kuvugurura ibyo yaremye. Noneho rero iyo habayeho amavugurura, biba bisaba ngo buri muntu ahinduka ajyane n'iterambere rigize gute rigezweho. Wenda mu by'ikoranabuhanga ababikora barabizi neza, hari icyo bita ngo analogue na digital. Hari uburyo bwa analogue bw'ubumana twabagamo, ariko ntabwo ari uburyo bwa Satani, bwari ubw'ubumana. Ubwo buryo bwa analogue bw'ubumana twabagamo ni uguterekera, ni ukuragura, ni ugushika abapfuye n'ibindi bitandukanye. Ariko noneho haza uburyo buri digital, gukorera n'Imana mu buryo bushya, mu ijuru rishya n'isi nshya, kandi noneho n'umuntu mushya. Ubwo buryo noneho buri digital cyangwa uburyo navuga ngo buvuguruye bw'ubumana, nibwo buryo bwo kugendera mu rukundo, tukagira icyo twita imbuto z'umwuka.
umuntu wese utagira imbuto z'umwuka, amahoro, ibyishimo, kubabarira, urukundo n'ibindi bihuye n'ibyo ngibyo n'ingeso nziza, uwo nguwo naho yavuga indimi akamanura n'umuriro mu ijuru, naho yahanura amabuye akamwumvira n'ibiti bikaranduka, uwo ntabwo azi Imana iyo ariyo, nta nubwo azi aho byerekera. Mu by'ukuri rero ikigamijwe n'iki? Iki gihugu cyacu kirimo intambara zikomeye zerekeranye n'imyumvire y'amadini, ariko nubwo bimeze gutyo, abantu bakwiriye kwicara bakiga ijambo ry'Imana, bakareka kwitiranya ibintu, kuko Imana mu by'ukuri, Imana ni Imana mu ijuru, ikaba Imana mu isi, ikaba n'Imana ikuzimu. Nasomye amagambo Yesu yavuze mu byahishuwe, yaravuze ngo ninjye ufite imfunguzo z'urupfu, ngo kandi mfite n'imfunguzo z'ikuzimu. Arangije aranavuga ngo ninjye ukinga ntihagire ukingura, nakingura ntihagire ukinga. Bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ngo ikuzimu ni uhakingura, ntihagire umuntu wongera kuhakinga, kandi yahakinga ntihagire ugira gute uhakingura, kuko Imana yavuze ngo ndirahiriye amavi yose ninjye azapfukamira. Iyo tuvuze ngo amavi yose azapfukamira Imana, biba bishatse kuvuga iki? Ni amavi y'abari mu ijuru, n'amavi y'abari mu isi, n'amavi y'abari ikuzimu. Kuko abari ikuzimu badapfukamye, ubwo amavi yose ntabwo yaba yapfukamye, ariko amavi yose agomba gupfukamira Imana. Bishatse kuvuga ngo ibintu byose biri mu butware bwande bwa Yesu. Niba hari abagikuzimu bajyayo bakinguriwe na Kristo, kuko niwe ufite imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu. Niba hari n'abavayo, ubwo bavayo ari Kristo bakinguriye, kuko niwe ufite imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu. Afite ubwami mu ijuru, akabugira mu isi, akabugira n'ikuzimu. Ikuzimu ntabwo ari mu bwami bwa Satani nk'uko babivuga, ndetse Satani nta nubwo abikuzimu. Satani yaba abikuzimu, abapfuye baba bakora ibyaha, ariko kuba bamwisi niyo mpamvu abazima aribo bakora ibyaha. Ubwo rero icyo nshatse kuvuga ngiki, abakozi b'Imana bari hirya no hino banteze amatwi bankurikiye, bamenye yuko ibintu byahinduye gahunda. Intambara turwana itandukanye n'intambara twarwanaga mu bihe byashize. Mu bihe byashize ibyivugabutumwa bigitangira, bigishyushye, imbaraga iby'umwuka bigishyushye mu Rwanda ndetse no ku isi hose, abadayimoni twarwanaga nabo batandukanye nabo duhanganye ubu ngubu. Icyo gihe twarwanaga n'abazimu bo mu ndaro kwa Ryangombe na Nyabingi n'ibindi bitandukanye, abo wavugaga ngo ndakwirukanye mu izina rya Yesu bagahunga, ariko urwego rwarahindutse. Ubu ibyo duhanganye nabyo noneho bitandukanye n'ibyo ngibyo. Kera wirukanaga abadayimoni ngo mu izina rya Yesu ndakwirukanye, genda dayimoni, bigakunda. Ariko noneho mvuga ukuntu Yesu yavuze yuko mu minsi y'imperuka none kwirukana abadayimoni mu izina rye bitazaba biri gukunda, ahubwo noneho bo bazaza biyita izina rye. Uburyo bwarahindutse. Ese urakeka ko dayimoni uvuga ngo ninjye Kristo akaza yita ngo ninjye Kristo, nkuko tubisoma ngo azaza abahanuzi biyita ngo ninjye Kristo? Uzaza mu izina rya Kristo uzabasha ute kumwirukana mu izina rya Kristo, kandi n'ubundi yaje aryiyitirira? Bishatse kuvuga ngo ubwo aryiyitirira, iryo zina ntabwo aritinya. Kuba ataritinya rero wakibaza ngo kuki ataritinya? Kuki noneho byavuyeho umudayimoni yahunga izina rya Kristo, ahubwo noneho bakazavuga ngo ninjye Kristo? Ni abadayimoni bo mu rwego rwa kabiri bakijijwe, abadayimoni bigishijwe. Ndabivuga muri ubu buryo, iyo umuntu yihannye nk'uko tubizi kandi nk'uko tubyizera, tuzi yuko umuntu agizwe n'ibice bibiri, igice twita umubiri ndetse n'igice twita ubugingo cyangwa se umwuka. Iyo umuntu yihannye ntabwo ari umubiri uba wihannye, ahubwo hihana umwuka. Umwuka w'umuntu niwe wihana, ubwenge bugahinduka n'imitekerereze igahinduka, kuko yihannye mu buryo bw'umwuka. Nyamara se twibaze, umwuka ukorera mu banyabyaha ni umwuka wande? N'uw'Imana ni umwuka mubi. Tuzi yuko abanyabyaha imyuka ibakoreramo nk'uko tubivuga nicyo twita imyuka mibi. None niba imyuka mibi yihana, wambaza ngo ubwo n'abadayimoni bazakizwa? Yego. Nasomye mu magambo Paulo yanditse, nsangamo amagambo atangaje cyane. N'amagambo ari mu Bafilipi, aho Paulo yavuze ngo Imana yiyunze n'ibiri mu isi n'ibiri mu ijuru. Wakibaza, ibyari biri mu isi byiyunze n'Imana ni ibihe? N'abantu.
ibyari mu ijuru se byiyunzemo imana byo ni ibihe? Ko yavuze ngo muri Kristo niho imana yinjiye n'ibiri mu isi n'ibiri mu ijuru. Ibyabaga mu ijuru se bitabanaga n'imana neza ni ibihe? Nabo twita abadayimoni. Bishatse kuvuga ngo habayeho guhinduka kw'iki? Kw'imyuka. Abefeso 3 ku murongo wa 10 niho Paulo yavuze ngo itorero ryahawe ububasha bwo kwigisha abatware n'abafite ubushobozi bwo mu ijuru mu buryo bw'umwuka kugira ngo bamenye ubwenge bw'Imana. Abo ni bande? Ni ya myuka mibi nkuko tubivuga ngo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Abo rero nibo Paulo yavuze ngo itorero ryahawe kugira gute? Kubigisha ubwenge bw'Imana. Ariko bamaze kumenya ubwenge bw'Imana barahindura, aho gutunganira Imana bayihemukaho. Abo nibo twita abadayimoni bo mu rwego rwa kabiri. Imyuka mibi yahoze ari imyuka mibi ikababarirwa ikigishwa, ariko ikongera igakora ibibi imaze kumenya ubwenge, icyo bita gukora icyaha nkana. Rero abantu b'Imana icyo dukwiriye ni ikihe? Intambara nituzireke, amatiku tuyareke, rwaserera tuzireke, kuko intambara zahinduye uburyo no kurwana byahinduye uburyo. N'abarwana bamenye yuko nta kundi kurwana. Paulo yavuze ngo intwaro zacu ngo ntabwo ari izo mu buryo bw'abantu, ngo kandi ntabwo turwana mu buryo bw'iki? Bw'abantu. Ni ukurwanisha icyo Paulo yavuze ngo ikibi cye kukunesha, ahubwo neshesha ikibi icyiza. Bakozi b'Imana rero bari hirya no hino, abari bankurikiye, navuga byinshi kuri iyi ngingo, ariko igihe kitubana gitoya, haba hari umwanya mutoya, ndetse n'ibinakunda nibishoboka nzongera n'ubundi ntanga ikindi kiganiro. Ibi bibaye bidasobanutse mu buryo bwumvikana, kuwabigiraho ikibazo, aba bagenzi bacu turi kumwe bambwira kugira ngo mu by'ukuri nzongere ngira ikindi kintu ntambutsa. Hanyuma rero ndabashimiye, kandi niteguye ikibazo cyose umuntu wazashaka kumbaza yazambaza, niteguye kugisubiza kuko Imana yamenyesheje byinshi. Murakoze kandi Imana ibahe umugisha. Nababwiye ko nitwa Dusabeyezu Jeremmy, nimero nkoresha ni 078 018 36 18. Umpamagaye kuri iyo nimero wambona ukambaza icyo ushaka cyose tukaganira n'ibindi bitandukanye. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.